twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera n'ibikomeze biganze. Uyu ni umwanya mwiza twongeye kugera, ni umwanya mwiza Imana yongeye kuduha, twongeye kuvuga ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma niturangiza kuganira ku ijambo ry'Imana iri jambo tuze kurisengeramo. Ndabasuhuje aho muherereye hose, no kuri Imana y'amahoro igibagirira neza. Mwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibaho umugisha, kandi niba mutarayikora, niba nawe utarayikora, ndakwinginze ngo uyu ni umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe cyose dushizeho ibiganiro ujye ubibona. Imana izajye kugirira neza, ubwiza bw'Imana ujye gukomeza bukugoti, kandi ujye ukora share kugira ngo ibi biganiro byacu bigere no ku bandi. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ibaho umugisha. Uyu mwanya tujye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva ibice 14, turasoma umurongo waho wa 30. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo waho wa 30. Nidushaka dusome n'uwa 31. Umurongo wa 30 uravuze ngo uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka akoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Imana y'amahoro ikomeze guhabwa icyubahiro. Bibiliya itubwiye amagambo y'Imana. Aya magambo ni amagambo atwereka urugendo rw'Abisirayeli. Bibiliya itubwira ko Imana ijya gucungura ubwoko bwayo igihe cyayo cy'uburetwa kirangiye. Imana yafashe icyemezo iravuga ngo ngiye kuzana umuntu ugomba kuncungurira ubwoko, akabavana muri Egiputa, akabavana mu buretwa aho bakubitwaga, aho bakoraga ibintu by'agahato ariko ntibabone inyungu, aho bakoraga ariko bakagira abandi bakorera, aho bakoreshaga imbaraga nyinshi, bashoraga cyane ariko ntibashimwe, ahubwo inyungu zabo n'ibyabo byose bikajya ku bandi. Imana irabareba iravuga ngo ndambiwe aka gahato n'ubu buretwa ubwoko bwanjye bukoreshwa kandi buri gukoreshwa n'Abanyegiputa. Imana ifata icyemezo iravuga ngo ngiye kureba umugaragu wanjye Mose, niwe ntoranije kujya gucungura ubwoko bwanjye. Ngo Mose aragenda. Bibiliya iravuga ngo nuko Mose ageze kwa Farawo, murabizi ukuntu byabanje kugorana. Farawo akanga kwemera, ibintu byose bikanga, Farawo akiyumva, Farawo akanga akagoma, kugeza ubwo Imana ibirebye iravuga ngo Farawo nubwo wagoma ariko ntabwo undusha imbaraga. Imana igateza ibyago 10 mu gihugu cya Egiputa kugira ngo Farawo atere kwinangira, arekure ubwoko bw'Imana bukomeze bugende. Nari nkubwiye icyaha ngaha, Imana yo mu ijuru ifite ubushobozi bwo kukuvana muri ubwo bucakara bw'ubushomeri, iriyemeza igatanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, ariko ubwo bushomeri ukabuvamo. Nari mvuze ngo Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe kugira ngo ubone urwo rubyaro. Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe kugira ngo abo bana bawe bige. Imana ikoresha imbaraga zikomeye kugira ngo ibyo byose byari bikubase bya karande neza na rukururana rw'abadayimoni biteshwa agaciro, ahubwo imbaraga z'Imana zikagaragara ku buzima bwawe. Ibyo rero Imana ikoresha nibyo ikomeje gukoresha no muri ubu buzima bwawe bwa buri munsi. Aho wari uri kubona nta kintu na kimwe kijyamo, aho wabonaga ibintu byose bihagaze, izo mbaraga n'Imana ije gukoresha ku buzima bwawe. Izo mbaraga n'Imana ije kwitamururiramo kugira ngo bimenyekane ko hari imbaraga z'Imana zidasanzwe, bimenyekane ko hari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Imana ikoresha imbaraga zikomeye, iteza ibyago mu gihugu cy'Abanyegiputa kugira ngo Abanyegiputa bave ku izima, barekure ubwoko bwa Isirayeli. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ikimara gukoresha izi mbaraga ngo kugeza ubwo Farawo yemeye, icyago cya nyuma cyari upfa kw'abana b'imfura. Mwana wa Farawo arapfa. Reka nkubwire inshuti yanjye, ibyari byanze kukurekura, Imana igiye kuza gutanga igitambo. Hari ibintu bigiye gutakaza iby'agaciro kubwo kukugirira nabi. Hari ibintu bigiye kubura ibya bindi byabo by'agaciro byari byishingikirijeho kubwo kukugirira nabi. Imana igiye kuza kukurokora, kandi ni ukuri ntabwo Egiputa
gupfa kuhava gutyo gusa. Imana itanga imbaraga zidasanzwe ikihesha icyubahiro ubwiza bw'Imana bukagaragara. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nuko Mose ngo aragenda bavanayo, ngo abajyana urugendo, batangira urugendo rwo gucungurwa, batangira urugendo rwo kuva mu butayu, batangira urugendo rw'umunezero. Bumvaga ko hari ahantu bajya, bumvaga ko hari aho berekeza, aho batazongera guhurira n'imibabaro, aho batazongera guhurira na ya marira, aho batazongera guhurira na kagahinda kari karabazengereje. Bumvaga ko bagiye muri Kanani yabo, bumvaga ko hari igihugu cy'amasezerano. Igihe bari bari mu rugendo rero, Imana yababwiye buri kimwe cyose, ariko ntiyababwira ibyo bazahurira nabyo mu rugendo. Uko niko nawe umeze. Wagiye mu murimo w'Imana uzi ko ibintu bizajya bikugendekera neza, nyamara wageze mu butayu uhahurira n'ibyo Imana itakubwiye. Imana ntabwo igikora ikosa ryo kukubwira ibyo uzahurira nabyo mu rugendo. Ishobora kukubwira itangira, yagera hagati igaceceka, ikakubwira ibyo uzabona usoje urugendo. Uko niko Imana ikora, kandi nibwo bumana bwayo. Ngo barangije bagenda urugendo, baragenda, ngo ariko bageze mu butayu, ngo batangira guhura n'intambara. Ngo kugeza ubwo n'Abanyegiputa nabo bavuze ngo ibintu twakoze turabyicujije, twabarekuye baragenda. Ngo Abanyegiputa nabo bahita bongera bafata icyemezo, baravuga ngo mureke tubakurikire. Reka mbabwire inshuti yanjye, kuba warakijijwe ntabwo ari ikibazo, ahubwo imbaraga zigukurikiranye. Uzi kuvuga ngo mfashe icyemezo cyo gukizwa ndetse inzoga, ahubwo ukaba ari bwo ubona amatelefone menshi aguhamagara ngo ngwino tukugurire. Izo mbaraga ziracyagukurikiranye. Waravuze ngo ndihanye sinkinywa inzoga, ariko imbaraga zigukurikirana. Uzi ko uvuga ngo nakire Kristo nk'umwami n'umukiza, imbaraga zigukurikirana zikinjira mu bana bawe, ukabona abana bawe guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma bararwaye, bishwe n'inzara, inzara ikagukurikirana. Warakijijwe, waravuze ngo mvuye mu buraya, ariko imbaraga ziragukurikiranye. Ntabwo ukibona yo kwishyura inzu, ntabwo ukibona ibyo kwambara, amavuta warayabuze. Nta kindi cyabiteye, nubwo waretse wavuye kwa Farawo, ariko bagukomeje kugukurikirana Abanyegiputa. Nari mvuze ngo izo mbaraga za Egiputa zari zigukurikiranye. Imana ibitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ngo Abisirayeli bahangana n'ikibazo cy'uko bavuye kwa Farawo, nta kintu na kimwe cya Farawo batwaye, ariko Farawo arabakurikiranye. Ubuzima bwo wari urimo ukurikiranwe n'abadayimoni. Imana iguhishe, mbabarira wumva ukomeye, mbabarira wumva ihumure ku buzima bwawe. Imana ikurengere kandi ikurwanirire, ugukureho imbaraga zose za Egiputa zagukurikirana mu izina rya Yesu Kristo. Nari mpanuye ngo imbaraga zigukurikiranye, ujya gutera imbere, ukabona ibintu biri kugenda neza, ariko Farawo agakomeza akagukurikirana. Mana we, Umunyegiputa agakomeza akagukurikirana, ugashaka uzi ko ushatse urugo ruzima, kandi warushatse wasenze Imana yavuze, ariko Farawo agakugukurikirana. Wagera mu rugo ugasanga umugabo wawe nibwo arushijeho kuba umusinzi, kandi mwarahuriye mu cyumba cy'amasengesho, mugahura zigusimba zino kubyina kuruta abandi, ariko imbaraga za Farawo ziragukurikirana. Nizo muri Egiputa, imbaraga zo muri Egiputa nizo zikuzengereje, ziri gutuma urarurira, ukicarurira, ukararurira ko bukeye nuko bwije. Ntabwo uri kubona gucungurwa. Hari imbaraga ziri kugukurikirana zo muri Egiputa. Imana yo mu ijuru igukureho izi imbaraga zagukurikirana mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga rero ngo Abanyegiputa bagira ikibazo, ngo babaga bari kugenda, ngo Abayisirayeli, ngo babaga Abayisirayeli bari kugenda, ngo bakumva imirindi y'Abanyegiputa bari inyuma. Ayigamana we, ngo bakongera umuvuduko, bakiruka. Abisirayeli bagera ubwo bahagira, nta kindi kiri kubahagiza ni imirindi y'Umunyegiputa. Nta kindi kiri kumwahagiza. Hari igihe ubayeho mu buzima bwo kwirukanka, ukirukankanwa, ari nta kindi kikwirukansa, ari Umunyegiputa ukuri inyuma, kandi agambiriye kukugirira nabi. Ugahumagira, ukahagira. Abisirayeli barahumagira, Abisirayeli bagenda insigane, bahumeka insigane, bahumeka bameze nabi, bahumeka bari kwahagira, umuvuduko bari kugenderaho, nta kindi kiri kubatuga. Bibiliya iravuga ngo ni Umunyegiputa wabatugaga kugira ngo abagirire nabi. Ni ukuri ntabwo nzi impumu zikwishe izo arizo, ariko icyo nzi cyo ni ukuri kwirukanka kandi uri kwahagira, urimo urahumagira. Nshuti yanjye, uri guhumagizwa n'urubyaro, uri guhumagizwa na minerivare, uri kwahagizwa n'ubuzima, urimo urahumagizwa, urimo urahagizwa n'amadeni. Nari mvuze ngo uyu mugoroba Imana igukureho guhumagira,
Imana igukureho ibyaguhumagizaga, Imana igukureho ibyakwahagizaga, Imana igukureho ibyagufiteshaga agaciro, ibyari biri kukwahagiza byose, ibyari biri gutuma uhumagira, ibyari biri gutuma uhumeka insigane, ndatuye ndahanuye ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikuyeho umunyegiputa wari ukwahagije. Uyu munyegiputa wari ukwahagije, Imana imukureho mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli ngo babonye Farawo agiye kubafata, ngo bararira baraboroga, ngo babwira Mose ngo turapfuye, iyo turekera mu Egiputa ntidupfe, kuko tugiye gupfa urupfu rubabaje rw'agashinyaguro. Ngo Mose nawe abuze uko abigenza, ngo aragenda ajya imbere y'Uwiteka. Ngo Imana ibaza Mose ngo niko Mose we, ni iki gitumye untakira? Ni iki gitumye untakira? Mose aravuga ngo ni bene wacu barimo baraboroga ko bagiye gupfa. Imana ibwira Mose ngo Mose genda ubabwire ngo nibakomeze bagende, njyewe Uwiteka ndi kumwe nabo. Ngo Mose aragenda aravuga ngo arabireba, arababwira ngo ndababwira ngo bakomeze bagende, ko imbere ari inyanja, inyuma akaba ari Farawo uri kubahageza, iburyo n'ibumoso akaba ari imisozi. Ubu ndababwira ngo bakomeze bagende bajye hehe? Ko ari nta nzira. Ngo Mose aragenda arababwira ngo mwumve uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo nimuhagarare gusa murebe agakiza Uwiteka Imana ari bubazanire. Aba nabo barahagarara. Ngo bamare guhagarara, Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuga ngo nuko Imana irongera ivugana na Mose, iramubwira ngo niko Mose we, ufite iki? Mose abwira Uwiteka ngo ni inkoni. Abwira Mose ngo rambura iyo nkoni hejuru y'amazi, muraza kubona inzira mwambuka. Bibiliya iravuga ngo nuko Mose arambuye inkoni, ngo umuyaga urahuha, ngo wimira amazi yo hepfo n'ayo haruguru, ngo hagati habonekamo inzira, ngo nuko Abisirayeli bambukira ku butaka bwumutse. Imana yo mu ijuru nkorera, Imana ya Isirayeli, Imana ya Isaka, Imana ya Joshua, ndakwinginze mbabarira wizere aya magambo. Imana muri uku kwezi kwa gatanu igiye kugukorera igitangaza cyumutse. Tugiye guhura mfite igitangaza kitari gushonga amazi, igitangaza cyumutse. Ngo Abisirayeli bambukira ku butaka bwumutse, ngo barambuka. Ngo n'Abanyegiputa nabo babirebe, ngo baravuga ngo ubwo natwe tugiye kuhaca. Ndagira ngo nkubwire, inzira Imana igiye gucamo igiye kugutabara ntabwo ari iya Munyegiputa, ahubwo Umunyegiputa iherezo rye riraje, kuko agiye gupfa atazi ikimwishe, agiye kuburizwamo. Imana yo mu ijuru igiye kumusiba, kuko yaciye mu nzira atarakwiye gucamo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igukoreye igitangaza cyumutse. Wa muvyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, umwana muto udukurikirana, Imana igukorera igitangaza cyumutse. Uwiteka Imana akuremera ishimwe ryumutse. Imana yo mu ijuru ikurengere nk'uko Abisirayeli bambukiye ku butaka bwumutse. Abariko nawe Imana ikunyuza mu nzira yumutse, itarimo ubunyereri, itarimo ibyondo, itarimo akajagari, ahubwo irimo gukora kwayo, irimo gukora kw'Imana kuva ku ntangira kugera ku musozo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusengane Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze, urakoze kubw'igitangaza cy'umutsi uzanye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Komeza uganze kandi ukomeze kwitamurura uyu muntu udukurikira, ujye umuha umugisha kandi ujye umurwanirira iburyo n'ibumoso, ajya abona ineza yawe. Byose niko tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha wowe warunkurikiye. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, ujye usangiza ubu butumwa ubugeza no ku bandi, kugira ngo nabo bamenye yuko Imana yacu iri mu kazi. Shalom, shalom.